ikintu cya mbere kizaduhesha ijuru ni ibikorwa byacu. Gusa nawe mu ijuru uzajyayo? Njyewe nzaba ndi na diyakoni zanjye. Njyewe nagusanga mu ijuru nzahita ngatana isubirire mu isi. Mu isi no kuzimu ko bazakwanga no mu isi bakakwanga. Njyewe Jack agiye mu ijuru. Njye nzandi mu ijuru. Nujya mu ijuru sinzajyayo. Ese ni nyuri wanyu? Ibaze wagiye mu ijuru. Ni nyuri wanyu se? Mu ijuru. Ni nyuri wanyu. Jack afite igiciro mu mugongo. Tatuwaje. Imbeshyera. Buno yajyaga kuryama gutya akigira utya agahita yereka umugabo ngo do $50 koko niba utayafite iviremo yenda isugi baba na mama yaba ari wowe ubisugi isugisho none se wigeze unjya mu maguru urugi uraruzi urugi buri kanya ruhora muri movement like you urugi yenda isugisho yenda isugi ntabwo wigeze udandaza oya si bavuga ngo Jack ni indaya ese abantu ko bavuga ibyo bashaka Jack wajya mu rugo ukaba umugore ko ntukumbure imuranye ubivuze ushingiye ku ki wowe waricawe ku ntebe nyinshi ese izo ntebe uri kunshinja wigeze umbona nzicayeho oya hari ukuntu ese indye mwe Jack ibaze kariya kana nawe agakubita ikibuno kuriya ngaho ibaze Jack yabaye monetize Jack yabaye monetize Jack ubu ni monetize monetize ku biki ese ubu nagufata ubona arinjiza sha Jack we ahubwo yarabihaze nyine ayigira isugi ariko kubura isugi ibyo ntabwo wabinyemeza yarabihaze yarijuse kabisa uno nk'agasore kaza gutereta nk'uyu mujene karaza ngo sheri akakareba gafata inkuka nuko ari kwitotomba uza abantu baneye injugu uza abantu banyuriza abantu bapanze uno nkaho ubona ko Jack muri mu kigero kimwe uri kumutereta uri kumutera umwanya noneho nabonye akunda wandiriye ko uzi uburyo nkunda irandiro yawe wowe warabyenjoyingaga ariko mbana yanjye ukuntu Jack azi kurira ni emotion bambari ukarira kugira emotion Jack hari umurongo wo muri Bibiliya n'umuzi kubatizwa ni igihuha uzi ibihuha twapanze avugiye gusoma iki akubaje ni uzi haranditse ngo Matayo 5 izabyoroshye kumva ibigoranye byose izabyoroshye. Ikindi cya kabiri muri Zaburi haravuga ngo hahirwa bakene mu mitima yabo kuko aribo bazahozwa. Cyo haranditswe muri Zaburi haravuga harimo hahirwa harimo voice ngo haravuga ngo haranditse hahirwa nyine hari hahirwa aho ntabwo ari muri Zaburi nabivuze ati kuba ariya mazi aho aba arimo ubuswa bwinshi ariya mazi ngo babatiriza oya reka nkubwire buriya ngo Zaburi Matayo 5 igice cya 5 niho bavuga ngo hahirwa ngende kirara ariko ndanasenga bro hahirwa imitima iboneye kuko bazabona hahirwa abahozwa nibatahozwa bazarureba muri Zaburi abahozwa nibatahozwa muri Zaburi aho ngari ari uya murambeshye wagiye muri Matayo ngo nze mu kirwaro tungengenda mana bahirwa bazahirwa nge kibazo nabirangenda byamireye bigashya kandi bindi kubikubwira kuvuga muri Matayo kandi iryo jambo muri Zaburi kumva urumva nyine ngo ibyamuhiriye ni byinshi urumva atari ibyo nyine bishya ndeba ariko nyine bishya rero none n'abantu bari kutureba bazabivuga ko Jack kubatizwa ari igihuha umuntu utazi imibare yo muri Bibiliya none se njyewe ni pasiteri ku buryo njye njya mumenya imibare yo muri Bibiliya nduza ari imibare nako ijambo